banyacyubahiro muri hano b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, namwe abayobozi mumaze kurahirira imbere yacu nk'uko uyu muhango wo kurahira ubisaba, n'imiryango yanyu n'abandi bari hano. Icya mbere nagira ngo mbifurize akazi keza. Ni akazi karemeye, usibye ubwako ko karemereye, kajyanye n'imico n'imyumvire na politiki y'igihugu cyacu. Ako kazi kagomba kugaragaza mu buryo bwo kuzuza inshingano zijyanye nako. Kurahira rero ntabwo ari umugenzo gusa, kurahira bijyana n'iyo nshingano, n'ibigomba kugaragara ku bayobozi igihe buzuza izo nshingano, bityo igihugu cyacu nyine kikabigiriramo inyungu, ndetse no kwihuta mu nzira turimo n'aho twifuza kugera. Nagira ngo rero ibyo mu gihe muzaba mukora ibijyanye n'inshingano zanyu bijye muhora bifite mu byo mutekereza, bibayobora mu mikorere, naho ibindi aho muvuye n'aho mugiye ni umurimo umwe. Mwari musanzwe mufite ibyo mukorera igihugu mu yindi myanya mwarimo, ni imyanya yahindutse gusa, ariko inshingano ni ya yindi, usibye ko yiyongereyeho mu buryo bw'uburemere gusa. Nagira ngo rero mufatanyije n'izindi nzego, twese dufatanije, akazi kazakorwe uko bikwiye. Nta bindi byinshi ngomba kubabwira uyu munsi, ni ibyo byo kubashimira no kwibukiranya gusa, hanyuma muzagira akazi keza.